Mwaramutse bene data, turashimira Imana kubw'iki gitondo cyiza iduhaye cyo gusangira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu, igice cyaho cya 22. Dusome duhere ku murongo wa 21. Yobu igice cya 22, dusome duhere ku murongo wa 21. Haranditswe ngo, noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo, n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose, ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera. Ute ubutunzi bwawe mu mukungugu, n'izahabu ya Ofiri uyite mu mabuye yo mu masumo. Maze ishobora byose izakubera umutunzi, n'ifeza y'igiciro cyinshi. Nibwo uzishimira ishobora byose, ukerekeza amaso yawe ku Mana. Uzayisaba nayo izakumvira, kandi uzahigura imihigo yawe. Uzagira icyo ugambirira kikubere uko ushaka, kandi umucyo uzamurikira inzira zawe. Usomye kugeza ku murongo wa 28 mu gitabo cya Yobu ibice 22. Namaze igihe cyinshi cyane ntazi neza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntabwo nari nzi icyo ijambo ry'Imana rivuga, ariko kandi ntabwo nari nzi n'icyo ijambo ry'Imana rivuga bisobanura. Kubw'iyo mpamvu rero nabagaho mu buyobe, nabagaho mu rujijo. By'umwihariko iyo ntekereje kuri Yobu, nari mpagaze mu ruhande rupfuye ku bijyanye n'imyumvire. Igihe cyose natekerezaga kuri Yobu, nk'uko twabyigishwaga mu nsengero, nk'uko n'abantu benshi bakibyizera n'uyu munsi wa none, ntabwo mu by'ukuri babasha gusobanukirwa neza umutima w'Imana. Nacyo gituma bavuga bati Yobu Satani yaramurenganyije, nubwo yari umuntu mwiza, nubwo yari umukiranutsi, nubwo nta cyaha na kimwe yigeraga akora, ariko dore Satani yaramubabaje amugerageza. Inshuti ze ziramwanga, ziramushinyagurira, kugeza igihe yihanganye aranesha. Twese tugiye tumera nka Yobu rero. Igihe cyinshi byigishwaga twumvaga ko ari ukuri, n'uyu munsi wa none abantu benshi ibyo bifata nk'ukuri. Ariko nyamara dusomye muri iyi nkuru twasomye mu gitabo cya Yobu igice cya 22, tubona neza yuko inshuti za Yobu zamusunikiraga kwihana imbere y'Imana, zamusunikiraga guhindukira no kugarukira Uwiteka Imana. Ariko ukibaza, umuntu w'umukiranutsi, umuntu utagira icyaha na kimwe, yakwihana iki mu by'ukuri? Ese yahindukira ate mu by'ukuri? Usomye neza amagambo twasomye, Yobu igice cya 22 umurongo wa 21 atangira avuga ngo, noneho iyuzuze nayo ubona amahoro. Inshuti za Yobu zamusabaga kongera kwiyuzuza n'Imana kugira ngo Yobu abashe kubona amahoro. Ariko icyatumaga batumvikana, icyatumaga Yobu atemera amagambo yabo ndetse aterana amagambo nabo, nuko Yobu yitekerezaga nk'umukiranutsi koko nawe ubwe, kandi witekerezaga nk'umukiranutsi utagira icyaha na kimwe. Ariko ibyo bihabanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga neza yuko uwabyawe n'umugore wese, wavukiye muri isi wese, ari umunyacyaha. Arababayeho kera kuva isi yaremwa Adamu na Eva, ababakomotseho bose kugeza ku muntu wa nyuma uzabaho, abantu bose bavukana icyaha mu mitima yabo, bavuka batandukanye n'Imana. Niyo mpamvu mu buzima bwacu dukeneye kwihana tukiyuzuza n'Imana. Ariko Yobu mu by'ukuri umutima we wari uri kure cyane. Yobu yari icyitegererezo cy'umuntu wuzuyemo ukwizera muri we, wuzuyemo ukwiyiringira muri we, umuntu uhagarara ku gukiranuka kwe bwite, ndetse akumva yuko n'Imana nayo idashobora kumuburanya, idashobora kumushyira mu rubanza. Mu magambo make, igitabo cya Yobu uko niko kimeze.
ariko bitewe n'uko abantu badasoma Bibiliya, bitewe n'uko n'abayisoma badafite umwuka w'Imana kugira ngo abahe gutahura no kumenya ijambo ry'Imana, bararigoreka. Ijambo ry'Imana barifata uko ritari. Yobu yari umuntu mwiza, yari umukiranutsi kuva yavuka, nta cyaha na kimwe yigeze akora, nicyo cyatumye Imana imuha umugisha. Satani aramugerageza ariko ahagarara ku gukiranuka kwe. Ibyo ngibyo nibyo koko niko bimeze, ariko mu by'ukuri ugukiranuka k'umuntu imbere y'Imana akomeze gutya. Icyo ni ikintu tugomba kwibaza. Rero Yobu igice cya 22, Yobu arasabwa kwihana no kwiyuzuza n'Imana. Mu murongo waho wa 22 avuga ngo ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose ugashyira gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera. Ni ukuvuga ngo Yobu nawe afite gukiranirwa, ariko ntashobora kugarukira ishobora byose agashyira kure ugukiranirwa kwe, icyo gihe urugo rwe ruzakomera. Bavandimwe, umuntu wese akeneye kwihana mbere y'uko abasha kwizera ubutumwa bwiza. Inyigisho ya mbere na mbere Yesu Kristo yigishije muri iyi si yaragiraga iti mwihane nuko mwemere ubutumwa bwiza. Mariko igice cya mbere umurongo 15. Dore ubwami bw'Imana, dore igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ni bande bakeneye kwihana? Inyoko muntu yose. Umwana w'umuntu wavutse mu mubiri, wavukanye icyaha wese akeneye kongera kugarukira Imana. Amagambo y'Imana akayashyira mu mutima we, agata kure ugukiranirwa kwe. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane, kubera yuko ntibishoboka ko twakwizera ubutumwa bwiza hatabanje kubaho uko kwihana, hatabanje kubaho uko kurekura ukuri kwacu, ugukiranuka kwacu. Ko gukiranuka kwacu ntabwo kujya kujyana no gukiranuka kw'Imana. Mu minsi yashize narimo kumva amakuru, ni ikintu cyabaye mu gihugu cy'Ubuganda. Murabizi ko mu minsi yashize Uganda yabaye amatora, Perezida Museveni yongera gutorerwa nanone, manda niba ari ya 6 niba ari ya 8 sinibuka neza, ariko yongeye gutorwa kuyobora igihugu. Rero mu minsi yashize ubwo yashyiragaho bamwe mu baminisitiri be, bose sinzi no mubizi, mu gihugu cy'Ubuganda hariho community nini cyane y'abavuga Ikinyarwanda. Bitewe n'amateka murabizi yuko hari abantu baciriwe imipaka, bahoze ku bwami bw'u Rwanda, bamwe bisanga ku bihugu by'abaturanyi. Bitewe n'amateka igihugu cyacu cyaciyemo, hari abandi banyarwanda kera bagiye bahunga bitewe n'imvururu ndetse n'ubwicanyi bwagiye bubaho, bahungira mu bindi bihugu. Rero mu gihe yashyiragaho abaminisitiri, bamwe muri bo yashyizeho ni abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Rero mu Bugande ntibabemera, nk'Abagande babita Abanyarwanda. Umwe muri bo ndetse numvise izina ryitwa ngo niba ari muganga, basanze afite ubwenegihugu bw'u Rwanda n'ubwa Canada. Ariko itegeko nshinga ry'Ubuganda ntabwo ryemera umuntu ufite ubwenegihugu bubiri kuba yajya mu myanya y'ubuyobozi nk'iyo ngiyo. Niyo mpamvu abategetswe guheba bwa bwenegihugu bwa kabiri afite, akagumana ubw'Ubugande gusa. Rero bitewe n'uko byateye induru nyinshi cyane, abantu bakabyamagana bakavuga ati reka dawe urimo gushyira abanyarwanda mu butegetsi bwacu n'abanyamahanga, byabaye ngombwa ko umuntu yihakana ubwenegihugu bw'u Rwanda, kandi gukora bitangaza kubera ko ni ibintu byemewe mu mategeko. Bivuze ko kugira ngo ubashe kubona umwanya w'ubutegetsi mu gihe ufite ubwenegihugu bubiri, ugomba kubanza guheba, ugomba kubanza kwihakana no kwiyambura bumwe muri bwo kugira ngo ubashe guhabwa uwo mwanya w'ubutegetsi, kugira ngo amategeko akwemerere gukora izo nshingano. Naho ubundi ntibishoboka yuko wajya muri izo nshingano ukora imirimo igihe cyose ukigundiriye, igihe cyose ugifite bwa bwenegihugu bundi. Rero nifashishije uru rugero kugira ngo turebere hamwe kwihana n'iki. Igihe cyose abantu bakifitemo ukwiyizera bo ubwabo, igihe cyose bakibana n'umutima wo kwiyemera bo ubwabo, wo kumva yuko ari abantu beza, kumva yuko ari abantu bakiranuka, kumva ko ari abantu batagira ikibi, abantu bari kure cyane y'agakiza, bari kure cyane y'ubuntu bw'Imana. Abantu bose bashaka gutsindishirizwa nuko bakurikije amategeko y'Imana yose, abantu bose bashaka kujya imbere y'Imana kubera yuko nta kibi bakoze,
birinze ikibi, ahubwo bashyize imbere icyiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo baguye baretse ubuntu bw'Imana. Pawulo yabivuze neza mu gitabo cy'Abagalatiya ibice byaho 4:5 ngo mwese abashaka gutsindishirizwa n'amategeko mutandukanyijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Agakiza Imana ishaka kuduha ni agakiza iduhera ubuntu gusa, kubera ko yo ni urukundo, kubera ko yadukunze gusa. Rero kubera ko ishaka kuduha nk'impano iduhereye ubuntu tutakoreye, itavuye mu bikorwa byacu, usabwa yuko ugomba kubanza kujugunya no guheba ugukiranuka kwawe, ibikorwa byawe byiza, cyangwa se ugutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Icyo ni ikintu ugomba kujugunya ugata kure. Rero umukozi w'Imana Pawulo yavuze ati ibi byose byari indamu yanjye, narabihebye, narabijugunye. Ibyari indamu yanjye byose nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Abantu bakibaza ati ese indamu ze zari izihe? Ese izo nyungu ze yahebye zari izihe? Ntabwo bwari ubutunzi, ntihera amafaranga n'amazu n'amasambu, ahubwo ijambo ry'Imana rivuga neza yuko ngo ni ugukiranuka yari yarirundanyirije. Ugukiranuka yari yaribikiye wenyine ku giti cye, kuvuye mu kubahiriza amategeko. Iyo usomye mu gitabo cy'Abafilipi ibice 3, Pawulo aravuga neza ngo kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ugukiranuka kuva mu kwizera Kristo Yesu. Ariko gukiranuka abizeye bose baheshwa no kwizera Kristo Yesu. Haruguru niho avuga ati ibyari indamu zanjye byose nabitekereje ko ari iki? Ko ari igihombo ku bwa Kristo, kugira ngo ndonke gukiranuka kw'Imana. Yabanje kugira gute? Guheba ugukiranuka kwe bwite. Iyo niyo nzira abantu bose bakiramo agakiza. Bitewe nuko inzira y'agakiza ari imwe ku isi yose, ku bantu bose. Uko Dawidi yakira agakiza, niko Pawulo yakira agakiza, uko Aburahamu yakira agakiza, niko Yosefu yakira agakiza, uko Petero yakira agakiza. Agakiza k'Imana inzira ni imwe yonyine gusa. Intambwe ya mbere ni ukubanza kwihana. Intambwe ya kabiri ni ukwemera cyangwa se kwizera ubutumwa bwiza. Uko kwihana ni ukuhe rero? Uko niko guheba ibyari indamu zawe, guheba ugukiranuka kwawe, icyo Bibiliya yita ubutunzi bwawe. Yego aravuze ati kugira ngo ndonke Kristo Yesu. Reka tubasome Abafilipi ibice byabo 3, twumve neza aya magambo uko avuga. Ubu ni ubuhamya bwa Pawulo, ariko kandi ubuhamya bukomeye cyane. Imana ishaka ko natwe butubera isomo, butubera icyigisho gikomeye. Abafilipi ibice byaho 3, mu murongo, dore ku murongo wa 7. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Ni ukuvuga ngo icyari ubutunzi bwe, icyo yafataga nk'indamu cyose ngo yagitekereje nk'igihombo, agitekereza nk'amase kugira ngo ashobore kuronka Kristo Yesu. Hatabayeho guheba icyo ngicyo rero ntibishoboka ko waronka Kristo Yesu. Hatabayeho kujugunya ugukiranuka kwawe, hatabayeho gushyira hasi ibyo wita ko ari ubutunzi wirundanyirije buzagushyitsa mu ijuru, ntibishoboka ko waronka Kristo Yesu. Nicyo gituma Kristo yigisha aravuze ati mwihane, nuko mwemere ubutumwa bwiza. Kwemera ubutumwa bwiza bivuze kwemera kwakira Kristo Yesu, ariko ntiwamwakira igihe cyose uko kwihana kutabayeho. Mu murongo wa usomye hejuru gato, kugira ngo abantu bumve neza ubutunzi yavugaga icyo ari cyo, ko ubutunzi si amafaranga, si inka, si amashyo. Mu murongo wa 4 aravuga ngo niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, jyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8,
ndi mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Aha nta mafaranga mwumvisemo, nta masambu mwumvisemo, nta mashyo n'imikumbi mwumvisemo. Icyari ubutunzi bwe yashoboye guheba, avuga neza yuko ari ugukiranuka kuvuye mu mategeko, kubera ko yari umufarisayo guhera mu bwana bwe, yatojwe iby'idini guhera mu buto bwe, yigishijwe amategeko y'Imana kuyamenya no kuyubahiriza no kuyakurikiza ubuzima bwe bwose, kandi avuga ko yabikoze. Yari inyangamugayo. Ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nta kosa na rito Pawulo yari afitemo. Ibyo nibyo byari ubutunzi bwe. Muri Bibiliya ntawe usoma ko yari atunze amamodoka na za rukururana, ntawe uzasoma yuko yari afite amasambu menshi, ahubwo ubutunzi yari afite yari yarirunanyirije, yumva ko buzamuhesha ubwami bw'ijuru n'ubugingo buhoraho. Ni ibikorwa byiza yakoze mu kubahiriza amategeko. Ni ukuvuga ngo ukwizera Sawuli yari afite guhwanye neza neza no kwizera Yobu yari afite. Kubera ko Yobu nawe mu ntangiriro za kiriya gitabo mu bice byaho bya mbere birimwita ko ari umuntu wakiranukaga koko. Bivuga ko ari umugabo wari umuntu mwiza, wabanaga n'abantu bose neza. Ariko ikibazo kiri hehe? Uku gukiranuka k'umuntu, uku kwaba kwiza kose, ntabwo gushobora kujyana umwana w'umuntu mu ijuru. Rero mu gihe Yobu yari atunze, yarabaye mu mahoro, yarabaye mu mutekano, ibintu byose bimeze neza, ntabwo umutima w'ukuri washoboraga guhishurwa. Umutima w'ukuri ari wuzuye icyaha, ari wuzuye ibibi, ntabwo wagaragaraga. Kubera iki? Kubera yuko ubuzima bwe bwari bworoshye, yari atunze, yari atunganiwe, yari afite byose. Noneho Imana ishaka gukoroga umutima we kugira ngo wa mutima wihishe muri we, nawe ubwe atazi, Satani yamubeshye ubasha kugaragara. Nicyo gituma ibigeragezo byamugezeho, nicyo gituma bya byago byamugezeho. Amaze gupfusha abana be, amaze guhomba ibye byose, tumubona noneho Yobu atangira kujya impaka n'Imana, atangira gutonganya Imana, atangira kwibwira ko ari umukiranutsi, ko ibyamubayeho yagize gute ari akarengane, ntibyari bikwiye kumubaho. Usomye neza mu gitabo cya Yobu, tubasha kubona neza yuko Imana yashoboye kuvumbura no kugaragaza no guhishura umutima w'ukuri wari uhishemo imbere muri we. None niba yari umukiranutsi koko nk'Imana, ese ukwitotomba kwavuye hehe? Mu Mana nta kwitotomba kubamo. Gutuka Imana byavuye hehe? Kwinubira Imana byavuye hehe? Ibyo byose byavuye mu mutima w'icyaha wari uhishe indani muri Yobu. Ariko ko yarabayeho ubuzima bwiza, atunze, atunganiwe, uwo mutima wari uhishe muri we ntiyashoboraga kuwubona, nta nubwo yawiyumvishaga. Niko kumuteza bya byago byose. Mu gihe twigaga ubutumwa bwiza, hari urugero bajyaga baduha. Uramutse ufashe indobo irimo amazi mabi y'ibiziba, ya ndobo ukagenda ukayitereka umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu, icyumweru cyose, nujya kuyireba uzasanga amazi arimo asa neza, yacayutse. Imyanda yose iramanuka ikika hasi mu ndiba, hanyuma utuzi twiza tubonerana tw'urubogobogo nitwo tugaragara hejuru. Rero ku muntu utazi iby'iriya ndobo n'amazi yashyizwemo, iyo ayirebye hejuru abona ko ari indobo irimo amazi asukuye, kubera ko iteretse ahantu hatuje, amazi yose aratuje, imyanda yose iragenda ikamanuka ikika hasi. Ariko reka umwana aze gukina, afate nk'igiti ashyire muri ya ndobo, atangira akoroga, atangira avange, nibwo uzamenya neza igihatse ya ndobo icyo ari cyo. Burya ya ndobo ntiyarimo amazi asukuye. Igihe umwana azanye igiti agashyiramo, agakaraga, akavanga, agakoroga cyane, ya micafu yose yari hasi ihita izamuka ikajya hejuru. Nibwo tumenya duti mu gihe cyo kuyikoroga iyi ndobo nibwo ishusho yayo nyakuri ishoboye kugaragara. Imana yagombye gukoroga umutima wa Yobu kugira ngo umutima wari uhishe imbere muri we ubashe kugaragara, ndetse inamwohereza inshuti ze kugira ngo zibimufashemo, zimuhe fellowship, zimuhe ubusabane, zimwereke ishusho ye nyayo. Niko kumubwira ziti noneho iyuzuze n'Imana kugira ngo ubone amahoro, kandi ndakwinginze wemere amategeko yo mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe, nugarukire ishobora byose ugashyira
gukiranirwa kure y'urugo rwawe uzakomera. Ute ubutunzi bwawe mu mukungugu, n'izahabu ya Ofiri uyite mu mabuye yo mu masumo, maze ishobora byose izakubera umutunzi n'ifeza y'igiciro cyinshi. Mwibuke neza ubuhamya Pawulo yatanze. Ibyari indamu zanjye zose, ibyari ubutunzi bwanjye bwose nabitekereje nk'igihombo, narabijugunye, narabihebye kugira ngo ndonke Kristo Yesu. Aha rero Yobu nawe yarabwiwe ati ute kure cyane ubutunzi bwawe mu mukungugu. Ubutunzi abwirwa ahangaha si amafaranga, si zahabu n'ifeza, ahubwo ni ugukiranuka kwe. Mu gihe ataye gukiranuka kwe, nicyo gihe azaba yiteguriye kwakira ugukiranuka kw'Imana. Ariko mu by'ukuri Yobu ntago ibyo yashoboraga kubyumva bitewe n'uko umutima we wari unangiye. Umutima we wari wishyize hejuru. Mbese yumvaga ati njye nta cyaha nakoze, narakiranutse ubuzima bwanjye bwose, nta tegeko na rimwe nishe, ndi umukiranutsi, yewe ndinganiye n'Imana. Aha ngaha muri Yobu igice cya 25 umurongo waho wa 4 haranditswe ngo umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana, cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Uwo ni Yobu wabwirwaga. Kubera ko ibyo inshuti ze zavugaga byose niwe zabwiraga, nta wundi zabwiraga. Yewega Yobu, umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana, cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Dore ndetse n'ukwezi nikumurika, n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo. Nkaswe umuntu w'inyo gusa n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto. Ni ukuvuga ngo naho wibwira yuko uri umukiranutsi, ariko se umwana w'umuntu yakiranuka ate koko imbere y'Imana? N'inyenyeri ubwayo iyo ziri imbere yayo ko zitamurika bitewe n'umucyo w'Imana ukuntu ari mwinshi. Ariko mu by'ukuri tubasha kubona yuko Yobu umutima wari unangiye cyane. Mu gice cya 27 yaramusubije. Yamusubije ate? Yobu 27 umurongo wa 25, umurongo wa 5 n'uwa 6. Ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umurongo wa 6, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Urumva umutima wiwe wabanaga nawo wariho. Ijambo ry'Imana ridusaba kugira umutima umenetse. Ijambo ry'Imana ritwigisha ishusho yacu nyayo, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ese kuki Imana itavuze ngo kuko bose bakoze ibyaha ukuyemo Yobu wenyine gusa? Abantu ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Biravuga kuko bose bakoze ibyaha guhera kuri Adamu kugeza ku muntu wa nyuma, abantu bose bakoze ibyaha ntibashobora gushyikira ubwiza bw'Imana. Ariko turabona uburyo Satani yari yuzuye umutima we, ndetse amubibamo icyo twita kwinangira. Kwinangira nicyo kintu kibi cyane kibaho. Hako acisha bugufi umutima we, akumva inama agirwa, akiga ishusho ye nyayo atarazi, tubona ko umutima wari wishyize hejuru cyane, akavuga ati ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Bavandimwe, mbere yuko menya ubutumwa bwiza numvaga yuko uyu mugabo koko ni umukozi w'Imana w'ukuri. Yobu koko ni umuntu w'Imana, umuntu utarakoze icyaha, ndetse n'ubwo yaciye mu kababaro akomeza akihangana, akanga kurekura gukiranuka kwe. Ni icyitegererezo niko natwe tugomba kubaho. Ariko kuko ni ukwibeshye cyane. Abo n'abantu batazi ubutumwa bwiza, batazi neza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nicyo gituma bavandimwe dukeneye umuntu uzi ijambo ry'Imana kugira ngo atuyobore mu kuri. Uko kugira umunyamwuka kose, uko kugira umuntu w'Imana kose, igihe umwuka w'Imana ataguhishuriye ukuri kw'Imana, nta mahitamo wagira usibye kuyoba. Ariko Bibiliya iravuga ngo kwizera guheshwa no kumva. Kumva nako kukava mu ijambo rya Kristo. Pawulo akabaza ati ese bamwambaza bate bataramwizera? Ese bamwizera bate ari ntawababwirije?
ese babwirizwa gute ari ntawe wabatumye? Ngo kuko ibirenge by'ababwiriza ubutumwa bwiza ari byiza. Ariko igitumye mvuze amagambo nuko nshaka gutinda ku ijambo rivuga ngo ese bakwizera bate batabwirijwe? Utahuye n'umuntu uzi ubutumwa bwiza ngo kubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo ushobora kubitahura. Na Pawulo ubwe Imana yagombye kumutumaho, Ananiya baramusengera baramwigisha, bamusobanurira neza ko Kristo yarenganyaga, Yesu yarenganyaga ari we Kristo, ari we Mesiya. Nicyo gituma rero bavandimwe, ni ingenzi cyane kwiga uko dushobora guheba ukuri kwacu no gukiranuka kwacu. Ibyo nibyo duhora twigishwa mu itorero igihe cyose. Igice cya 32 turacyari mu gitabo cya Yobu. Igice cya 32 haravuga ngo umurongo wa 2, maze uburakari bwa Elihu mwene Barakeri w'umubuzi wo mu muryango wa Ramu burabyuka bukongera Yobu, kuko yihaye gukiranuka kurusha Imana. Yobu ngo yihaye gukiranuka kurusha nde? Kurusha Imana. Ninde mwa bantu mwe uko? Ese ubu buzima kuko nibwo buzima bw'icyitegererezo? Ese kuko natwe Yobu akwiye kuba icyitegererezo cyacu cyo kwizera? Nawe ukeneye kwigira umukiranutsi kurusha Imana? Iki gituma rero abantu batazi neza umutima w'Imana nta mahitamo ababaho usibye kuyoba gusa. Ukomeje gusoma turasoma ibyanditswe byinshi. Yobu igice cya 33 umurongo waho wa 12 n'uwa 13 haravuga ngo reka ngusubize muri ibyo ntukiranutse, kuko Imana isumba abantu, niki gituma uyigisha impaka? Kuko itagomba gusobanura ibyayo. Sinzi mubyibuka neza, Imana yakoresheje ibyago, ikoresha uburwayi, ibihombo, ibiza. Imana yateje Yobu ibyago byose by'ubwoko bwose. Handitse ko Satani ari we wabimuteje, ariko Imana yarabyemeye. Imana yamubujije gusa kugira gute? Gukora ku bugingo bwe. Ko ntabwo Imana yifuza ko umuntu yapfira mu byaha bye atarihana, atarakira agakiza k'ukuri. Nicyo gituma mu gukoresha ibyo byose Imana yari izi neza ko bizacisha Yobu bugufi, bizamwereka ishusho ye nyakuri, mu gihe yinubiraga Imana, mu gihe yitotomberaga Imana, ubundi byakamubereye icyigisho cy'ukuri. Ariko se ko numva ntangiye kugira umutima wo kwanga Imana muri iki? Umubiri urambabaje cyane, abana banjye bose nabuze bantera agahinda, ubutunzi bwose ndatakaje buntera agahinda, Imana yarandenganyije. Ese ibibi kuko yabinteje kubera iki? Ariko se kubera iki umutima wanjye utangiye kurakarira Imana? Kuki umutima wanjye winubira Imana? Nari nzi ko mbana n'umutima nk'uyu nguyu, nari nzi ko mbana n'umutima wo gutekereza Imana neza gusa, ariko yageze n'aho ayituka, yageze n'aho ivuga iti Imana yarandenganyije kandi nta rubanza rundiho. Mu busanzwe biriya bintu byamubayeho byari amahirwe meza yo kumena umutima we no gucisha bugufi umutima we. Nacyo gituma hano inshuti yamubwiye mu murongo wa 13, niki gituma uyigisha impaka ko itagomba gusobanura ibyayo. Imana ikora ibyayo uko ishaka. Ishatse iguteza uburwayi kubw'impamvu zayo, ishatse iguteza guhomba kubw'impamvu zayo. Ariko Bibiliya ikatubwira neza yuko ibyo byose ibikora kugira ngo itugirire neza. N'ibibi nabyo bitugeraho ni inzira yo kugira ngo iduheshe ibyiza. Niba koko umutima wa Yobu ushobora kumenwa no kuba ahombye ibyo byose, ibyo ni umugisha kuri we. Niba Yobu kujugunya gukiranuka kwe akabasha kwakira gukiranuka kw'Imana bigomba guca mu nzira y'akababaro, aho kababaro ntabwo ari kabi kubera ko nakamuzanira ibyiza n'umugisha amaherezo. Nakamuhesha ubugingo buhoraho no kuzaragwa ubwami bw'Imana iteka ryose. Nicyo gituma nawe yahomba ibyo mu isi byose, ariko bikarangira abonye ko gukiranuka kw'Imana, iby'Imana yari ikoze byari ukuri kandi byari umugisha kuri we. Mu gihe inshuti ze zakomezaga
kumugira inama ndetse zikamwereka umutima w'ukuri, zikamubwira kwihana, zikamubwira guca bugufi, zikamwereka ko nawe ari umunyacyaha. Bavandimwe, burya ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana niryo ryonyine gusa rishobora guhindura umutima w'umuntu. Tubona ko amaherezo Yobu yaje kwemera, aca bugufi, amenya neza yuko yajyaga impaka z'ibyo atazi, ndetse yuko nta gukiranuka yari afite. Mu gice cyaho cya 40 ari naho nshaka gusoreza, umurongo waho wa 3 n'uwa 4 aravuga ngo, nuko Yobu asubiza Uwiteka ati, dore ndi insuzugurwa, nagusubiza iki? Nifashe ku munwa, navuze rimwe ariko sinzongera gusubiza. Yobu yatangiye gutahura yuko ibyo yavugaga byose byari ukutamenya cyangwa se byari ubuyobe. Isomye igice cya 42 cya Yobu, umutwe w'amagambo uravuga uti Yobu yihana. None Yobu yarinze kwihana iki? Niba ari umukiranutsi koko? Ariko tubona neza yuko biciye mu nshuti ze, mu kumwereka umutima w'ukuri no kumucisha bugufi, Yobu yaje kugira gute? Guca bugufi imbere y'Imana. Byarangiye Yobu agize gute? Yihanye. Umurongo wa 1 igice cya 42. Maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Iti, uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge? Yobu ati, nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi, ni ibintu byandenze bitangaje, bivuga ntabizi. None humva ndakwinginze, ngiye kuvuga, ngiye kubaza nawe usubize. Ibyo nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinukwa, nkaba nihannye, nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Tubasha kubona neza yuko amaherezo Yobu yashoboye kumena umutima we. Navuze ibyo ntazi, burya bwose sinari niyizi. Satani yari yaranshutse. Nubwo navukanye icyaha mu mutima wanjye, nubwo nanjye meze cyo kimwe nk'abandi, ariko umutima w'icyaha yarawuhishe mu ndiba y'umutima wanjye. Nuko mbaho ubuzima bw'idini gusa, mbaho ubuzima bwo gushyira imbere gukiranuka kwanjye, gushyira imbere ibyiza, nuko nibagirwa ishusho yanjye nyayo. Nyuma tubasha kubona yuko yihannye, kandi ngo akizinukwa, akigaragura mu ivu ndetse no mu mukungugu. Ibyo icyo bisobanura ni uko kwigaragura mu mukungugu ni ukuvuga ngo umukungugu nanjye turareshya. Ngenda umukungugu, turahwanye, nicyo bisobanura. Ijambo ry'Imana rivuga neza yuko twebwe abana b'abantu turi inyo gusa, kandi ko turi umunyorogoto, turi umukungugu, ntacyo turi cyo imbere y'Imana. Ku nshuro ya mbere Yobu yashoboye kumenya ishusho ye nyayo. Yashoboye kujugunya kwa gukiranuka kwe yari yubakiyeho imyaka n'imyaka, nuko abasha kwakira gukiranuka kw'Imana. Imana imushumbusha ibyo yari afite byose. Imana ndetse imukubira kabiri ibyo yamunyaze byose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mwakire gukiranuka kw'Imana n'ubwami bwayo, ibindi byose bisigaye muzabyongererwa. Bavandimwe, ugukiranuka kwacu kuko bakwiza kose ntabwo gushobora kugera ku kigero cyo kwemerwa n'Imana no gutsindishirizwa no guhabwa ubugingo buhoraho. Gukiranuka kwacu birivuga yuko ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Ntabwo Imana ishaka ko tubwubakiraho, ahubwo tubutekure twakire ugukiranuka kw'Imana. Reka dusoze dusoma umurongo umwe wonyine mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10. Igice cya 10 umurongo wa 3 uravuga ngo, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Igiterano gusuzugura gukiranuka kw'Imana nk'uko Yobu yari yabayeho mbere, nuko yagerageje kwiyubakira gukiranuka kwe bwite. Yagerageje guhagarara gukiranuka kwe bwite, bituma atabasha kwakira cyangwa asuzugura gukiranuka kw'Imana. Bavandimwe, niringiye yuko ubuzima bwa Yobu bwatubera icyitegererezo, kugira ngo twige guca bugufi, twige kumena imitima yacu, twimenye by'ukuri nk'uko Imana itubona, kugira ngo duhagarare mu mwanya wo kwakira ubuntu bwayo. Murakoze cyane, reka dusoreze aha, tuzakomeza ubutaha. Dusenge. Uhoraho Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje muri aka kanya,
tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Natwe twabayeho igihe kinini tutiyizi, twiyemera gusa, twumva ko tugerageje cyane ahari twabasha kwera no gukiranuka. Ariko wamenye imitima yacu, udukundira gutsindwa kugira ngo dute kure cyane ubutunzi bwacu twirundanyirije, twakira ubutunzi nyakuri ariko gukiranuka duheshwa n'urupfu rwa Yesu Kristo n'amaraso ya Yesu Kristo. Urakoze rero kuba duhishira ukuri, niringiye ko n'abandi bose mwami ubagezaho iri jambo kugira ngo batahure ukuri. Turagushimye, dusunze twize mu izina rya Yesu. Amen.